akaga muri iyi si ni byinshi, ariko mube maso dusenga. Mfite uyu munsi nuko abantu bagomba gusenga cyane. Imana yambwiye ngo mbwire abantu basenge cyane kuko birakomeye ntabwo byoroshye. No gusenga cyane kugira ngo Imana ikomeze kuturengera. Turi mu bihe bya nyuma, birasaba ko tuba maso tugasenga kandi tukaba maso impande zose. No kuba maso impande zose, tugasenga tukaba maso kandi tukagira no kwizera. Tugomba kugira kwizera, tuzikizera ko Imana ishoboye byose. Imana rero ishoboye byose, ntabwo ishoboye ikintu kimwe. Imana yacu ishoboye byose. Nibyo ndiho mbabwira rero, ntabwo ndi bubatindire kuko muno mfite urugendo kandi ni kure. Umurongo wa 3. Inzu y'Abaroni ivuga iti, yego, imbabazi ze zihoraho iteka ryose. Imbabazi ze zihoraho iteka ryose. Abubaha Uwiteka bavuge bati, Abubaha Uwiteka bavuge bati, imbabazi ze zihoraho iteka ryose. Imbabazi ze zihoraho iteka ryose. Ubwo nari mu mubabaro, nambaje Uwiteka. Uwiteka aranyitaba. Anshyira ahantu hagari. Uwiteka ari mu ruhande rwanjye. Sinzatinya. Umuntu yabasha kuntwara iki? Uwiteka ari mu ruhande rwanjye. Arantabara. Nicyo gituma nzabona icyo nshaka. Icyo nshakira abanzi banjye. Nicyo gituma nzabona icyo nshakira abanzi banjye. Guhungira ku Uwiteka kugira umumaro. Kuruta kwiringira abantu. Emana we, Yesu we, ingoma yawe ni amamare. Siribi Studio ni igisubizo cyawe. Bahanzi, baririmbyi, namwe makorari mwifuza gukoresha indirimbo zanyu muri studio, ni mugane Siribi Studio tubakorere neza audio na video. Wifuza gukora live recording cyangwa se live, tugane tubigufashemo. Wowe ufite ubukwe ukaba ukeneye abagufatira amashusho n'amafoto yabyo neza, ntugire impungenge, gana Siribi Studio. Ibiciro byacu ntabwo bikanganye. Dukora mu mujyi wa Musanze ndetse no mu mujyi wa Gisoro muri Uganda. Akarusho kandi ku baririmbyi ushaka gukora indirimbo 3 wongezwa iya 4 ku buntu. Ukeneye ibindi bisobanuro hamagara 0788 97 81 24. Siribi Studio ni igisubizo cyawe. Reka tubasuhuze kandi tubifurize amahoro y'Imana umuherereye hose. Uwiteka Imana abahereze umugisha kandi abahereze umugisha mwinshi. Nkuko mubibona kuri kamera zacu, twongeye kugira umugisha wo kubana n'umukozi w'Imana. Uraho neza umukozi w'Imana? Muraho. Yesu nashimwe. Yesu nahimbazwe. Amakuru y'iminsi, amakuru yo kuramuka. Amakuru y'iminsi turaho turashima Imana. Nyuma yuko tumaze gutangaza ubuhamya bwawe, nabonye bwarafashije abantu benshi. Uzi ko uwakureba uretse ko yabwirwa nuko waciye mu bikomeye ko ari uko uhora utuje, ariko ntabwo yamenye ko waciye mwa birabi. Ariko buriya ni bwose watanze cyangwa na gace gato? Bira ni bikeya biriya ubuhamya bwo bari bwinshi. Ubuhamya bari bwinshi. Ariko mbere ya byose mbanje kukwihanganisha kuko namenye ko mwagize ibyago mu muryango. Uwiteka Imana abafashe kandi abakomeze. Namwe bakunzi bacu mubimenye umukozi w'Imana muri famille bagize ibyago byo kubura umuntu kandi babuze yarakiri ingimbi. Ubu tuvugana nuko akunda kuvugira Imana kandi Imana
yamwemereye kuvuga ntabwo aba agomba kubisiga. Niyo mpamvu rero yavuze ati ubwo nari mfite gahunda yo gutambutsa ivugabutumwa, nanone ndabanza nditambutse mbere yo kujya gutabara, kandi mwamutabara kuko nicyo abera babereyeho, ni ugufashanya muri uru rugendo. Hari icyaha nkoze mukozi w'Imana? Aya ntacyo. Ubundi no mu muco wa kinyarwanda cyangwa mu muco gutabara ni ngombwa kandi ni byiza. Buri wese rero ntawe uzi isaha nta n'uzi n'igihe, niyo mpamvu gutabara biba ari ngombwa. Ugatabara uwo ari wese wagize ibyago, nubwo twabigeze ariko n'undi wese wabigira nanjye namutabara. Nanjye wagira ibyago namutabara, ntabwo rero kuntabara cyangwa gutabara n'undi wese wagize ibyago ni byiza cyane. Ni byiza cyane gutabara, ni byiza. Gutabara ni byiza cyane. Reka rero noneho tukwihanganishe, tuvuge duti Imana ibakomeze kandi Imana ibane namwe. Mbere y'uko rero dutangira, abantu baraza kutwihanganira, umukozi w'Imana nyine ntagira konje kandi bararirimba ngo no mu byago azaririmba. Nta cyamubuza rero gukorera Imana kuko umurimo ari gukora niwe yahamagariwe. Mbere y'uko dutangira ivugabutumwa ryacu ry'uyu munsi, reka ngusabe kugira ngo ubanze usenge Imana. Imana nziza, Imana yacu, Imana idukunda, Imana itureberera aho twe tutabasha kureba, ushoboye byose, ururangiza rwa burundu, komeza kutugira neza rero, kandi ikiruta byose komeza kutwihanganisha mu mitima. Ndakwereka abababaye, ndakwereka Kristo, abampaye ibyifuzo bose, ndakwinginze databuja ngo bose databuja ubarengere, ubahagarareho. Ari abarwayi ubakize mu izina rya Yesu, ndetse mwamani n'abandi bafite ibindi byifuzo byose, ndakwinginze uhaze ukwifuza kwabo. Bagire neza rero, bakugiraho umugisha. Ngaho rero ndasenze kandi ndizeye kuri kumwe natwe, mu izina rya Yesu Kristo, amen. Reka rero tukwakire, tugezeho icyo Imana yagutumye umunsi. Imana ibaho umugisha kandi Imana y'amahoro ibagirire neza. Message rero mfite uyu munsi ntabwo ndi bubatindire cyane. Message mfite nuko mugomba kuba maso, ntabwo ndi butinde kuko mfite urugendo, ngiye mu rugendo, ngiye gushyingura. Twapfushije umuntu apfa mu buryo butunguranye, yaryamye bucya yapfuye, atanarwaye atanagize ate. Ntabwo byoroshye rero, niyo mpamvu tugomba guhora twiteguye ko ntawe uzi umunsi n'isaha n'igihe. Message rero mfite uyu munsi nuko abantu bagomba gusenga cyane. Imana yambwiye ngo mbwire abantu basenge cyane kuko birakomeye, ntabwo byoroshye. Ni ugusenga cyane kugira ngo Imana ikomeze kuturengera. Turi mu bihe bya nyuma, birasaba ko tuba maso, tugasenga kandi tukaba maso impande zose. Ni ukuba maso impande zose, tugasenga tukaba maso kandi tukagira no kwizera. Tugomba kugira kwizera, tuzikizera ko Imana ishoboye byose. Imana rero ishoboye byose, ntabwo ishoboye ikintu kimwe. Imana yacu ishoboye byose. Nibyo ndiho mbabwira rero, ntabwo ndi bubatindire kuko muno mfite urugendo kandi ni kure. Mukomeza no kunsengera nanjye kugira ngo Imana ibane nanjye mu rugendo, kuko nanjye ndabasengera kandi ndabasabira. Imana rero ibahe umugisha. Message hari nuko mugomba kuba maso, tugomba kuba maso tugasenga kugira ngo Imana y'amahoro iturengere, iduhagarareho, itwambike imbaraga. Ni ukuba maso rero. Ubushize n'isi yose
gusa mugomba kuba maso, tukaba maso tugasenga. Indi message nanone ni ya cya gihugu cya Tanzania, ni ukugisengera, kuko nkunda kubwira abantu ngo njye ntabwo nkunda kwisengera, buriya niyo mpamvu Imana inkunda. Iyo mbere yuko nisengera ndabanza nkanasengera n'abandi nabo bababaye, ntabwo ari byo babaye jyenyine, n'abandi barababaye, rero nabo ngomba kubasengera kugira ngo Imana nayo ibagirire neza. Mube maso rero, tube maso dusenge. Ndumva message ari iyo ngiyo ari nayo y'ingenzi, ni ukuba maso tugasenga. Ikindi ni ababyeyi batwite, message nayo ikomeye cyane niyo ababyeyi batwite muri uku kwezi kwa 8 batwite. Mana yambwiye ngo mbabwire ngo mube maso musenge. Ushobora kuba utwite ukumva ntibimeze neza, nimero ni yayindi uraza kuyibona kuri screen, uraza kuyibona, mwaduhamagara tugasenga. Ntago ari abari mu gihugu cyacu cy'u Rwanda gusa, n'abandi bari mu bihugu byose mwaduhamagara tugasenga, kuko satani ariho arashaka kubateza ibibazo kwa muganga muriho mubyara, kuko nta cyiza cye. Mube maso rero dusenge kugira ngo Imana y'amahoro ice inzira. Mukomere rero, tube maso dusenge, dusabirane kugira ngo Imana y'amahoro ikomeze irengera ababyeyi batwite. Indi message nayo ni ingo abadamu babe maso basengeye. Ni message ikomeye cyane, niyo mpamvu ntago byane ngombwa ko ngomba kujya kuri kamera, ariko byabaye ngombwa kugira ngo njye mu butabazi, njye gutabara, njye gushyira ameze nabi. Niyo mpamvu mbabwiye ngo message ndiho ntanga uyu munsi nakabaye wenda nayishyize umunsi w'ejo, ariko byabaye ngombwa ko nyitanga kuko irakomeye. Mube maso rero, tube maso dusenge kugira ngo Imana y'amahoro itugirire neza. Message, abantu babe maso basenge, kuko turi mu bihe bikomeye. Satani arimo arasaba abantu, arimo arabateza akaga. Ibitambo ni byinshi, nimusenge Imana. Imana yambwiye ngo mbwira abantu twese duhagurukire gusenga, kuko Satani arimo aratanga ibitambo mu bakozi bayo, mu bakozi b'Imana. Satani arimo aratanga ibitambo mu babyeyi batwite, Satani arimo aratanga ibitambo mu impanuka nuko ni make tukumye dusenge, kuko impanuka nakomeje kubona impanuka nyinshi. Make dukomeze dusenge kuko ntago byoroshye. Kuva muri uku kwezi kwa 8 kugeza mu kwezi kwa 12, Imana yambwiye ngo mbabwire ngo muhaguruke dusenge. N'utaze gusenga nawe yige gusenga, kuko turi mu bihe bikomeye. N'utaze gusenga yige gusenga. Nakomeje kubabwira ngo ntago mbarambira, sintinda rwose, kuko mfite urugendo nababwiye, ariko mwihangane. N'utaze gusenga yige gusenga, n'utabizi azampamagare kuri iyi numero yanjye. Nkunda kuyibwira abantu ni 0782 96 97 41 82 96 97 41. N'utaze gusenga mpamagare dusenge. Imana irashaka ko dusenga, kuko ibitwugarije ni byinshi. Ibirimo bihiga abagenzi bajya mu ijuru ni byinshi. Ibihiga abakozi b'Imana ni benshi. Birimo bihiga abapasiteri basenga Imana by'ukuri, atari babandi baryarya Imana. Satani arimo aratega ibico byinshi. Nimuhaguruke dusenge, kandi nkunda kubabwira mukagira ngo ibintu biroroshye. Ibintu birakomeye, ntabwo ari bya bindi, kuko ibyo nabonye Satani arimo ateza akaga muri iyi si ni byinshi. Ariko mube maso dusenge. Muntu wumvise iyi message, ndakwinginze ngo ukomere usenge, ube maso usenge. Niba utaze gusenga umpamagare dufatanye dusenge, kugira ngo Imana itugire neza, ibane natwe. Mube maso rero musenge. Satani arimo aratega ibicongera ngo murimo murumva wa mwana apfuye akiri mutoya, yaryamye mu gitondo bucya byarangiye. No gusenga rero, mube maso dusenge, kuko Satani arimo ariba abantu. Mube maso. Indi message ni y'abantu barwaye, badahumeka neza,
mbese bahumeka bakumva nta mwuka bafite. Imana yambwiye nabo ngo baze kumpamagara dufatanye gusenga. Imana ibaha umugisha. Reka rero turebe ijambo, dusome ijambo mu izina rya Yesu. Ni ijambo riri muri Zaburi y'118. Dusomere mu izina rya Yesu. Murakoze cyane. Zaburi y'118. Yego. Umurongo wa mbere uravuga ngo nimushime Uwiteka yuko ari mwiza. Ngo nimushime Uwiteka, mushime Uwiteka ari kuko yuko ari mwiza. Yego, Imana igumugisha. Kuko imbabazi ze zihoraho iteka ryose. Kuko imbabazi zihoraho iteka ryose. Yego. Abantu rero nimusenge, nkunda kubwira abantu ngo twihane rwose, imbabazi z'Uwiteka zihoraho iteka ryose. Abantu nimwihane, abantu nitwihane dukizwe. Imana irashaka ko dukizwe ubundi ikatugirira neza. Komeza, Imana iguhe umugisha. Abisiraheli bavuge bati imbabazi ze zihoraho iteka ryose. Imbabazi ze zihoraho iteka ryose. Inzu ya Aroni umurongo wa 3. Inzu y'Abaroni ivuga iti. Yego. Imbabazi ze zihoraho iteka ryose. Imbabazi ze zihoraho iteka ryose. Abubaha Uwiteka bavuge bati. Abubaha Uwiteka bavuge bati imbabazi ze zihoraho iteka ryose. Imbabazi ze zihoraho iteka ryose. Ubwo nari mu mubabaro nambaje Uwiteka. Uwiteka aranyitaba. Anshyira ahantu hagari. Uwiteka ari mu ruhande rwanjye. Sinzatinya. Umuntu yabasha kuntwara iki? Uwiteka ari mu ruhande rwanjye. Arantabara. Nicyo gituma nzabona icyo nshaka. Icyo nshakira abanzi banjye. Nicyo gituma nzabona icyo nshakira abanzi banjye. Guhungira ku Uwiteka kugira umumaro. Kuruta kwiringira abantu. Guhungira ku Uwiteka kugira umumaro. Kuruta kwiringira abakomeye. Imana iguhe umugisha. Murakoze cyane. Iri jambo Imana irimpaye nonaha, ntago ari nari nateguye. Imana irimpaye nonaha, ariko mureke abantu tube maso. Iyi Zaburi muyisome, muze kuyisoma. Dore ngiyi ni Zaburi y'118. Muyisome, muze kuyisoma, muyirebe, muyisome, muyumve neza. Imana ibaha umugisha, ntago dutinda. Ikindi abantu bariho bubaka muri iyi minsi, ingo cyangwa amazu. Abantu bariho bubaka ingo muri iyi minsi, mube maso musenge. Waba ufite ubukwe, ufite ubukwe, mube maso musenge, kuko Satani nawe ubukwe yabusabiye. Mube maso musenge. Ushobora kuba ufite ubukwe, waduhamagara kuri iriya nimero tugafatanya gusenga, kuko ntabwo byoroshye. Satani ahagurukiye ingo ziriho zubakwa muri ibi bihe. Ubuzi ko abantu barimo gushakana bagatandukana nta n'ukwezi gushize. Satani yarahagurutse. Abantu mube maso. Imana ibaha umugisha rero, ntago dutinda kuko mfite urugendo ngiye kugenda kandi ni kure. Imana ibaha umugisha, turi kumwe. Imana ibagirire neza. Urakoze cyane mukozi w'Imana kubw'ubutumwa bwiza uduhaye. Uwiteka Imana aguhereze umugisha. Reka ngusabe kugira ngo usenge Imana. Mana nziza, Imana yacu, Imana idukunda, turagushimiye cyane, turaguhimbaje. Tugushimiye ko duha amagambo meza kandi amagambo y'ubwenge, amagambo databuja tuburira. Mu izina rya Yesu Kristo rero komeza kuduhagararaho, ni wowe twiringiye. Mwami tugire neza, komeza gushyigikira ingo ziriho zishingwa muri ibi bihe. Mu izina rya Yesu Kristo ibiduhagurukira nawe bihagurukire, utugire neza, tukugireho umugisha. Bana natwe rero muri byose, nta wundi twiringiye si wowe, byowe twiringiye. Ni wowe ushoboye byose, ni wowe rurangiza rwa burundu. Tugire neza rero kandi kiruta byose ukomeze kubana natwe. Turasenze kandi turizeye ko twumvishe mu izina rya Yesu Kristo. Amen.